yewe Mungu nsanze umusore muhungu uzaza urabwa ngo ni umuhungu wumve wagira ngo abandi birimira bamutegeye mu kayira ewani ndabona bisa nkaho byarangiye bamugagaje byarangiye ushobora kuba wangambaniye ahubwo wowe muvani we twadinganye diru ushobora kuba rero wacinye mukangambanira ugatwara imizigo bane bro ntabwo ndi kubyumva habe na gato ku buryo umusore wari bwame umuzigo musanze mu kayira siyanizwe nta maraso afite nta bikomere na kimwe afite bashobora kuba bamuteye doze kabisa nyinshi unshinge tukandi ko nanano batoboye uruhu ndashaka niba hasubiranye no kano kanya bro ndagushaka wowe shaka ahantu twahurira kuko ntago ndi kubyumva habe na gato uwo nawe ni umudira mugenzi we bakorana kano kanya mbabarira rero duhure tubinose neza tubare kuri Kagambake afite kana arimo arasaba ibyo kurya nyamara afite inzozi nziza zo kurwanya abakoresha b'ibiyobyabwenge ndetse nawe akarwanira ahazaza he akivana ku muhanda. Halo urambwira ibiki sa ayo makuru ni yose nta kindi cyabaye. Kagambake baramubwira ngo Max yishwe aravuga ati ayo makuru niyo Max ni yandwanye barwanye bagasigara bonyine mu mazi turi hehe nongeye kwimuntu Max aba nk'umuntu uza Kagambake ngo Max yapfuye bamuginga urimo asaba ibiryo ipfusi twanye ingenzi yanjye yapfuye we turukunarira fata rugondi hene banza zabaye rugondi inka basigaye bazikubita inka yewe bingokora yewe ngokora yewe gatatu umushinya Max yapfuye yewe aranakubita yewe gatatu ba nk'umusozi abura amahwemo siwe nawe rundi ngokora kandi kwita ahantu habi muri articulation gusa munako muri colonne vertebrale turigongo we awe gatatu umvisho kintu umvisha ko kango tiku kugira ngo asekwe munsi kuri tarimo ikintu sha yewe mugatuza kwita amavi hano musabiriza mucike kuri ingeso gusubiriza sisaba murabona icyo bibyara ya uri murasabiriza uri murakubitwa ye nakeza ko gusabiriza munabyo mubicikeho yarangije yaraterura kubita ewe gadata yara kukabuno hari icyo bita koro dibas bari inyuma kubise n'abakabuno hasi bavuga ngo bakubise imuti kabuno hasi imitsi iracika byanya byo yanacika ewe gadata nakirumvisha ariko yewe ga arimo arakubitwa nyamaraje gusaba icyo kurya ndetse gato no mu mbavu aradoma tongera usabirize yewe ga yaragiye aradondadonda arakandagira ikibuno sha arangije afata umutwe n'ijosi mugongo eti yangu nuze musa kuri ngewe ntukanzane imikino mani twaye mikono agwa aca weye suzi iki se ni imirwano mani we buri gihe ko duhe tuzaduserera mu muzigo nsanze Johnson yapfuye imizigo ntayafite kayira kandi ushobora kuba ari kandi niwe twadirize byo kushobora ko ari waciye inyuma bane kabugambana gira gutya oye zamara ko manze gusaka ndiye kutayiza sasa naho ntibizera undebere birimira uretse gacakaza wasanga ifite bari kunyigiraho indyarya sha ni mwari n'indyamirize turabazi urangije urabona ndyamye ko nkanuye ntabwo ndi kukubeshya bro nukuri Peti ibyanjye byose ndabishaka hano nga aka kanya Danaki demuzu de ku muntu de bamwe mani njye nageze ku muntu nta muziga afite yarapfuye icyo ni igikorokoro ndakizi nge byose ubizane hano ariko yewe ibyanjye mbibone sibyo ntago nahaye boro umuntu ngo nenda ngambane ngapfe nyinshi abo bose baranegereje mere ziravuga ngo uzabakire banegereje ngo tujane cyane mari we none se umuntu Danaki de muntu de muzu none ngende nzura umuntu ngewe urashaka umuntu wapfuye muzure mugarura ubuzima nge ni Yezu cyangwa ari Muhammad wavanye inyanja mu kiganza cye cyangwa Yezu wagenze hejuru amaze akanazura Lazaro Danaki de nego de blood ni mani nuza no braga kandi cyo ni igikorokoro nuza no braga ngewe byirabere urambona umuntu bamurangije acha sikiriza Jubundi warambwiye ngo weli yako nongera kujya dishura nkoma ariko ubu ngubu nanjye nagukoma kwa uciga warambwiye ngo nibigenda nabinguza nkoma nanjye ubu nagukomanganya ambane dukoresha iperereza mani niwe wangambane none reka dukoresha iperereza dukoresha iperereza njyewe sinjye nje muri leta ibintu bya leta njyanga gusa abanyabyaha biruka nta n'ikibyurukanganyije njyewe urabizi akazi kandi bishobora kuguhama akazi kanjye urakazi nabwo nyamure leta ubwo biraguhama tu
biraguhama icyaha kiragukomanga. Kini kubwira abaturage nje nawe turashaka imizigo Abaturage se gene neza aba boss banki bameze amafaranga. Delekid umuntu ndetse Kuki tujya mu baturage sasa ngo leta n'abaturage. Shaza ganja si ikintu leta atajya kubita abasivile ndakuriye. Biri birango yo kucuka ko tujya mu baturage ubwo ni leta avuga niba yigemo. Igendera mu Deni wode wa murangi dena wode wa Nimwe mwamurangije jewe ntago mbizi byo simbishaka nshaka ganja. debyi. Nshaka imari. Twumvikane. bamurangije kare. Twumvikane. Niba bamurangije Let us cooperate. If they kill him it's done. Niba bamwishe bamurangije. yange umusanganye boro urazigurishije. Mereza staff zanjye ubundi cyangwa se umwe wanaziriye wanazigurishe mmenye. Okay. Mbibutsa kuvuga wati twanze bijya bwenge. Perereza. Sawa reka none tujye gukora iki investigation. Tubera tugarukana ukuri. Kibihira. Ibuka rumpost bavuganaga. Amwaka ibyo ndati unzanire $300 uhibyawe. Ibite byawe. Bisobo. Kibihira bite byawe ni byiza boss. Ako kibi urumva isiri. Umva amagambo hano. Ngabo nkanye ntari seri. Ni gute ubona umugabo nkanye ufite ubwanwa busumbana ntari serious. N'amasunzu ku misaya. Maboro zanjye. Eza boro zanjye. Zanira cocaine mu yanjye. Ihembye. Barihembye. Arihembye nyine. None ko naguhamagaye kuri telefone kwa kunyitaba. Bikabaye ngombwa ko nizira hano. Boss yimanukiye kuri field kuri tele. Iki se? Hano nsanga. Okay, pereza boro zanjye. Cocaine zanjye ndazishaka. Akujye n'ikiri kumbaza. Ariko ibyo mbaza ni ibiki sasa tugiye kumugira umusazi urebe. Ubyimba. Akoze boss uko naso nugira. Aho nagukoye n'uhazi. Uzabona kuvanye sasa zangiye kunyuzana inyuro boss ku muntu ureba gutya. Umenyera uramuzi. Uzi umuntu umenyera. Umumenyera uramuzi. Umenyera uramuzi sasa abakozi bana kwihinduka bakaguhitana da. Komera zanjye rero. Yema boss atangiye kujyamo n'ubwo boss zanjye reba makokaino mazanjye reba hirya. Ako baninde bakubwiye ko twebwe abana bikamembe kari umuntu ugiduka. Mwana wa ikamembe na ubakanga. Bese kari guturuka kuba ko ninjye wakuzanye. Ninjye wakuzanye ndabizi kari uturuka. Bibi nsubiriramo. Sibyo? None imba waranzanye urashaka kuza unege kuko ushaka. Ariko ni gute sasa boss na n'urusizi arasuza abanyarusizi bose. Firimira. Aka umva wishake ngo nukunkoresha. Nakanona na kibihira nawe za kamembe yo za rusizi. Nzakira. Ndabayipanze uko bangana. Boro zaguhitana zaguhitisha uza bapanze kunyica ukuntu bangana. Panze ukuntu bangana hano hanze. Uza abantu b'inyamasheke bangambaniye ukuntu bangana. Wa mitani sibyo byababayo. Uziko byagenze. Uza abanyarusizi ibyo nari uko bangana. Kamembe yarabambuye. Irusizi arabahitana. Nyamasheke arambura. None ndi muri Kigali uzabaze urumva. Geni imivumo yabo nani ikigira intwara urumva. Niba nareba nawe nzabaruga ubukozo bajye bacaho bace banuka ubuvundero. Sye. Ahubwo nyeto nshaka nyongera andi mafaranga. Hanswe ababibugarama bejo bundi nzabagarikiyo. Firimira. Turore. Rutari we namwambura muze nakurya urumva. Okay. Tujye ntabyo nyine. Okay, tuza. Uretse gato genza gake. Ngongera ngahe? Ushaka ngongera arya ngahe? Avana muri leta bose byara muri yaku umusatsi. Firimira. Ndakurahi. Tunona cash. Muri cash kandi. Ndashaka amadolari 300 muri cash. Ibihumbi 300 by'amanyarwanda. Telefone nabyo nyine. Nayo iyo mizozo ni nayo nshaka. Ngiye kukongera amafaranga 100. Ndaguhisha nayo nyine bose byaramucanze yongera amafaranga. Ntabwo nayakorera ayo mafaranga. Nayo nayakorera. Kuko nawe twavuganye nawe turarangizanya ni hahandi. Akazi karakuna nemereza ibyanjye. Akazi ubwo wakanane wempereza cocaine yanjye. Yakunde gashaje. Yakunde ganayo nguhaye. Na amafaranga nashaka kuya muri nayo akayajyana na cocaine akayijyana kibirara. Arabishye koko. Ntago nge nakurega none urangira ute? Mupangu ngiye ninjye ngiye mfite gahunda panga. Tegetse mu buyobozi bagenza guhemukira ma. Nzakuhemukira. Genda bajye kugikemura. Ja mu buyobozi undege ko nakuriye boro bagikemure. Undege baze badukemurire iki? Genda undege. Nawe ntiyareka uko arabizi ko cocaine yavuga ko imaze iki. Avura indwara ayikoresha ibinini bivura iki? Firimira. Okay. Sawa. Tegereza ukwezi nkwereke. Reka mukamfata ukwezi ko kuguhemukira. Uzaburebe bizakubaho. Ziko ari ngari mu byanyu by'ababoss byo kugenda mwigambi ibyo mutanashobora. Uraho ngaho gusaba boss niko mwabaye muratinda mu kusigura ndi gutanga imbere gusa. Nta n'ubwo wabikora. Neza ibyanjye. Nyamara ndaguha amahirwe ya nyuma mutsubiza ibyanjye. Ni nakubwiye ko nihembye hari ibindi bintu ngewe narihembye nta kintu nihembye byo wamaye. Nawe tugaruka ngaha. Kagambage kuri kana. Kana yaturutse kana murahazi muri bibiri basomye dore byamubayeho aje Kigali rero yaje nabi acitse kana mugongo kintu bakubise bahondaguye nya turore filime iri hano ikintu cyabaye Kagambage aco bamubwiye inkuru mbi ngo Max yapfuye kana yasigaye aryamye hano
inzara ni yose yakubiswe biraherera hehe biraba ibyuya niba amaraso n'akakuka humeka nako katamujabuka. Yari episode 3 twarebaga njye wumvaga ni ngombwa kunyumva ari Fred Cyamamare Kigali Knockout niyo twarebaga Fred Cyamamare mudacikwa na episode 4. Hasta la vista, hasta la vigo, hasta munyana. Shalom shalom.